Nongeye kuguha ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Cyubugingo TV. Rero wahisemo neza niba uri hano kuri Cyubugingo TV. Njyewe nitwa Ishimwe Emmanuel. Uyu munsi wa none tubazaniye amakuru mashyashya. Ni amakuru yashyizwe hanze na ADEPR. ADEPR yatangaje gahunda ikomeye y'iterambere ry'imyaka 25 irimo kubaka kaminuza na stade igezweho igamije guteza imbere impano z'urubyiruko hirya no hino mu gihugu. Rero niba uri mushyashya no kuri Cyubugingo TV, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo tuze tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Imana iguhereza umugisha. Rero ibi byatangajwe n'umushumba mukuru wa ADEPR Ndayizeye Isaie mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuwa 2 Ukuboza 2025. Pasiteri Ndayizeye yatekereje ku rugendo rw'imyaka 85 rwa ADEPR kandi agaragaza intambwe ikomeye yatewe mu iterambere ry'umwuka no mu kongerera imbaraga abanyamuryango b'itorero mu mibereho myiza n'ubukungu. Yashimangiye ko icyiciro gikurikiraho kizibanda ku mishinga ihindura ubuzima igamije kunoza imibereho myiza y'imiryango mu itorero. Yagize ati, intego yacu y'ibanze ni uguteza imbere abakristo muri rusange. Turashaka kubaka itorero rirenze kuba ikigo ryita ku miryango, rishyigikira imibereho myiza yabo kandi rigashyira mu bikorwa imishinga ifitiye akamaro abanyamuryango. Mu mishinga minini iri mu nzira harimo kwagura ibitaro bya ADEPR Nyamata biherutse kuzamurwa mu ntera bikaba ibitaro by'uburezi bya kaminuza. Iri torero kandi rirateganya gukomeza gahunda yaryo y'ubwishingizi bw'ubuzima bushingiye ku baturage izwi nka UBF. Yasobanuye ati, mu myaka mike ishize yatangije gahunda y'ubwishingizi bw'ubuzima yitwa UBF. Ubu ifasha imiryango myinshi. Icyerekezo cyacu ni ukuyagura ikaba ikigo cy'ubwishingizi cyuzuye kirenze ubwishingizi bw'ubuzima, kikagira uruhare mu bwishingizi bw'umutungo, kitari abanyamuryango ba ADEPR gusa ahubwo n'andi madini. Pasiteri Ndayizeye yakomeje ahishura gahunda zo kubaka amashuri y'icyitegererezo, avuga ko ADEPR ubu ikora amashuri 316 mu gihugu hose, ariko igamije kuzamura amwe mu mashuri y'indashyikirwa nk'igice cya gahunda yagutse yo gushinga kaminuza. Yanemeye ko itorero rizatangira kubaka stade umwaka utaha i Kigali. Yagize ati, stade izashyigikira iterambere ry'impano mu bana. Dukoresha gahunda y'ivugabutumwa ishingiye ku mupira w'amaguru mu bice 50 mu gihugu. Baterana buri wa gatandatu bakikinira no kwakira inyigisho za Bibiliya. Stade izafasha guteza imbere izi mpano. Mu myaka 25 ishije, ADEPR ivuga ko hari ibyagezweho birimo gushyigikira imiryango 233 itishoboye, kuvugurura amazu cyangwa kubaka. Mu mwaka wa 2024 gusa itorero ryatanze amatungo magufi ku bagenerwabikorwa 11,000. Itorero rikomeza kugaragaza ko amatsinda yo kuzigama no gutunga inguzanyo yakusanyije ishoramari ifite agaciro ka miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe abantu 27,000 bahawe inkunga yo kubona ubwishingizi bw'ubuzima. Rero ngayo amakuru Ndayizeye Isaie yaje kuba yatangaza. Rero amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.